agakingirizo nge ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntagakica. Iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanirira rwose. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami. Ndagusujeho dukurikiye muri kano kanya guhaye ikaze mu kiganiro Hitamo kigufasha kubona amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe amahitamo meza. 1981 2026 ubu imyaka hafi 45 irashize virusi itera sida igaragaye mu isi. Muri iyo myaka abantu basaga miliyoni 40 barapfuye bishwe na sida mu gihe abandi bagera kuri miliyoni 39 bafite virusi itera sida nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS cyangwa se WHO. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byo muri Afrika byagaragayemo virusi itera sida bwa mbere kuko yabonetse mu 1983. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC igaragaza ko kuri ubu abaturarwanda basaga ibihumbi 234 bafite virusi itera sida. Ni mu gihe abandi bagera ku bihumbi 2500 bicwa na sida buri mwaka. Imibare ya RBC kandi ikagaragaza ko hari abantu ibihumbi 2500 bandura virusi itera sida buri mwaka. Ubashyize ku kwezi n'abantu basaga 208. Wamanuka wagera ku munsi ugasanga hari abantu basaga 6 bandura virusi itera sida mu Rwanda. Igihangayikishije kurushaho nuko abenshi ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka 24. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi rero tugiye kongera kuganira kuri virusi itera sida. Yandura gute kandi yakwirindwa gute? Ese ubundi iyo bavuze virusi itera sida na sida bitandukaniye? Kumenya ko wanduye hakiri kare se bifasha iki mu rugendo rwo kutazahazwa na sida ndetse no guhangana n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida? Umuti uzwi nka PEP n'undi witwa PrEP yose itandukanira he kandi ifite uruhe ruhare mu guhangana n'ubwandu bushya bwa virusi itera sida? Umuntu ashobora kuba afite virusi itera sida ariko ntarware sida. Iyo umuntu atinze gufata imiti aba afite ibyago byinshi byo kugera ku rwego rwo kurwara sida. Uwo ni Berthilde Mukamusoni, umuyobozi w'ishami rishinzwe kwita kuri virusi itera sida HIV Clinic mu kigo nderabuzima cya Kinyinya kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Inosaha Umugisha Mr Buzima. Nguhaye ikaze. Ikiganiro Hitamo ni buri wa kane saa 11:45 za nimugoroba kuri Radio DC. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu Hitamo cyo kuri uyu munsi aho tugiye kuganira kuri virusi itera sida. Mbere yo gutangira ikiganiro cyacu ariko reka nkumenyeshe ko wifuza amakuru yuzuye kandi yizewe ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere wahamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811 no kuvuga 8011 uwo muryango Raison des Femmes ukabona amakuru. Ubuzima bw'imyororokere, Amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Twakire Berthilde Mukamusoni, umuyobozi w'ishami ryita kuri virusi itera sida HIV Clinic mu kigo nderabuzima cya Kinyinya. Ubundi virusi itera sida cyane yandurira ubu mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Umubyeyi akaba yakwanduza umwana amutwite, amubyara cyangwa se amwonsa. Naho hanini cyane bigaragara kuko kwitera inshinge, kuba wakoresha ibikoresho undi mugenzi wawe yakoresheje nabyo yego birashoboka ariko ku kigero kiri hasi. Umuntu yavuze virusi itera sida na sida bitandukanira he? Iyo tuvuze virusi itera sida yinjira mu mubiri w'umuntu igatangira kumunga cyangwa kwica ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu, hanyuma bikaba byatuma kuba bwa budahangarwa bw'umubiri bwagabanutse umuntu akajya yagera ku cyo bita sida. Bivuze ngo sida ni uruhurirane rw'indwara umubiri ugira bitewe n'uko ya virusi yamwinjiyemo yabashije kwica ubudahangarwa bw'umubiri. Ubwo bisobanuye ko umuntu ashobora kubana na virusi itera sida akazarinda afatishwe na sida? Yego, birashoboka cyane rwose. Ubundi kubera icyo ari ingenzi ko umuntu yipimisha iyi virusi? Ni ingenzi cyane kuko bituma icyambere umenya ko uko uhagaze wowe ubwawe niba iyo virusi uyifite cyangwa se utayifite. Ikindi cya kabiri bituma ubasha kwirinda ndetse ukarinda n'abandi. Ikindi cya gatatu ku babyeyi batwite bituma umubyeyi ashobora kurinda n'umwana atwite cyangwa se yonsa, kubera ko nabyo umubyeyi ufite virusi itera sida ntabwo bisobanuye yuko
n'umwana we yayigira. hari umuntu uvuga ati aho kugira ngo njye kwipimisha amenye uko mpagaze mpangayike n'ubundi nahita mpfa ati nzabireka. Abantu bafite iyo myumvire ubundi kumenya ko wanduye hakiri kare bifite akahe kamaro? Kuba umuntu afite virusi itera sida ntabwo bivuze ko apfuye. Umuntu ashobora kubana nayo imyaka myinshi ishobora kurenga n'10, yewe nta n'ikimenyetso na kimwe aragaragaza. Rero abantu bafite imyumvire y'uko atakwipimisha, bibaye byiza yabikora mbere yamenye uko ahagaze, afata imiti hakiri kare, hanyuma ubuzima bugakomeza. Gutinda gufata imiti bigira izihe ngaruka? Murakoze cyane. Gutinda gufata imiti rero, iyo umuntu atinze gufata imiti aba afite ibyago byinshi byo kugera ku rwego rwo kurwara sida. Bivuze iki? Umubiri utakaza ubudahangarwa, noneho umuntu akagira uruhurirane rwa za ndwara nyinshi, akaba ari byo biba byamugeza ku rupfu kare. Ikindi, ashobora kwanduza abantu benshi kubera yuko iyo udafata imiti ya virusi ikomeza yororoka mu mubiri, uburyo bwo kwanduza abandi nabwo bukaba buri hejuru cyane kurenza wa muntu ubasha gufata imiti neza. Hari igihe runaka ushobora kuvuga uti umuntu yamarana nacyo afite virusi itera sida kandi atarabona ikimenyetso na kimwe? Yego, murakoze cyane. Ubundi ntabwo wavuga ngo ni imyaka ingahe, biterwa n'ubudahangarwa umuntu afite, kuko ubudahangarwa bwanjye butandukanye n'ubwawe. Nshobora kugira virusi itera sida uyu munsi ngatangira kugaragaza ibimenyetso hakiri kare bitewe n'uko ubudahangarwa bwanjye bwahise bugabanuka, ariko undi akaba yamara imyaka 5, 10 afite virusi itera sida ariko ataragaragaza ikimenyetso na kimwe. Ubwo umuntu uzamara iyo myaka ayifite nta bimenyetso yagaragaje, ubwo nawe iba yaririmo imwangiza muri iyo myaka yose? Yego, ibimwangiza cyane ndetse kuko aba nabasha kwanduza n'abandi kuko aba atarigeze afata imiti. Wa muntu watinze gufata imiti akaza yaramaze kurengerana ageze no kuri bya bibazo bijyanye no wenda no kongera kugarukamo, byangirika gute, bitwara igihe kinini gute ku buryo umuntu koko yumva ko nubwo amaze igihe atipimisha akaba afite virusi itera sida yumve ko gutinda kuko bifite ingaruka? Gutinda bifite ingaruka cyane kuko umuntu aza yarazahaye, kandi iyo yazahaye kugira ngo yongere agaruke mu buzima vuba bitwara umwanya, igihe kinini. Gusa ntabwo iyo abimenye akaza kare turamufasha agafata imiti ubuzima bukagaruka, ariko iyo ayifashe kare atarazahara biba byiza kurushaho kurenza umuntu wari warazahaye. Hari abantu nyine ubu yumva virusi itera sida avuga ati ariko nkundana n'umuntu none namenye ko afite virusi itera sida kandi sinifuza kumureka, kandi hari amakuru ko umuntu ashobora kubana n'undi, umwe yaranduye undi ataranduye bigakunda. Twavuga ko bishoboka bite ko umuntu abana n'undi umwe yaranduye undi ataranduye nyamara ntiyanduze mugenzi we? Yego, birashoboka cyane kubera ko icya mbere iyo umuntu yamenye uko ahagaze amenya n'uko yitwara. Iyo yabashije gufata imiti hanyuma bikagera ku rwego rw'uko virusi zitakibasha gutembera cyane mu maraso, wa muntu ntabwo aba ashobora kuba yakwanduza umuntu. Hari ibyo nkatwe kwa muganga dukunda kuvuga ngo virusi ziri indetectable, ntabwo zibasha kugaragara mu maraso. Hari n'abantu bafata imiti yajya kwipimisha agasanga ari negatifu. Biba byatewe n'iki? Za virusi ziba zasinziriye, ntizipfa burundu ngo zirangire, ahubwo zirasinzira. Iriya miti dufasha gutuma virusi isinzira, noneho bigatuma itabasha gutembera mu maraso. Rero iyo ufata imiti neza bashobora kugupima bakabona ntabwo ufite virusi, bidasobanuye ko itarimo, kuko iyi miti uyiretse ihita yongera ikabyara nyinshi vuba cyane, ugahita utangira kuremba ukagaragaza n'ibindi bimenyetso. Rero umuntu ufata imiti neza ashobora kutanduza mugenzi we. Ariko si ikintu mwatangaho inama? Oya, ntabwo aricyo twatangaho inama. Icyo twifuza nuko habaho imibonano mpuzabitsina abantu bikingiye, ariko kubera ko umugabo n'umugore babana kandi bagakenera kubyara, iyo bibaye ngombwa baratugana tukabagira inama, bakaba bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko bifuza kubyara, hanyuma tukabagira inama z'uko bazabyitwaramo. Abantu babana umwe afite virusi itera sida undi atayifite, wa muntu utayifite tukamuha imiti izamurinda kuba yagira ubwandu. Wari ubivuzeho uti abantu bashobora no gupima baba batakyanduza, hari igihe abantu babyitwaza
bakaba yajya kwipimisha akabona nta virusi itera sida afite, noneho abantu bakumva ko ngo haba ngo amaraso batandura virusi itera sida, kubera ko yumvise mugenzi we banamuvuga no kuva kera ko afite virusi itera sida, bati ko uyu runaka baryamanye ntanyimwanduze sida, buriya amaraso yanjye ntiyandura virusi itera sida. Hari amaraso adashobora kwandura virusi itera sida? Oya, ntayo. Amaraso yose yakwandura virusi itera sida. Hari ubwoko bw'imiti ibiri, hari pepu hari na purepu. Nagiye mu idutandukanyirize turebe n'uruhare ifite mu guhangana n'ikwirakwira rya virusi itera sida. Murakoze cyane. Iyo bavuze pepu ni ijambo ry'icyongereza rihinnye rivuga post exposure prophylaxis. Ni ukuvuga ngo ni umuti ari buze gufata umurinda kuba yakwandura virusi itera sida, ariko yagize kontakite cyangwa yahuye n'icyaba cyayimutera. Iyo miti rero turayifite kandi iranatangwa, bivuze ngo umuntu ashobora kuba yijombye ku muntu wenda ufite virusi itera sida cyangwa atazi igisubizo cye, ashobora kuba bakoranye imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite virusi itera sida cyangwa nawe utazi uko ahagaze. Abantu bakorerwa viole, nk'ubu hashobora kuba hagisida abantu bari mu modoka bagahuza amaraso mutazi ngo runaka yarameze gute, abo bantu nibo tugenda duha iyo miti ya PEP. None iyo tuvuze PrEP, yo ni pre-exposure. Wa muntu ntabwo aragira exposition kuri HIV, ariko ashobora kuba yayigira. Urugero, dukunze kuyiha ba bantu babana ariko badahuje ibisubizo. Umwe ari HIV positive undi ari negative, cyangwa se aba bakobwa bacu bicuruza, cyangwa se n'abahungu nabo niba navuga ngo baricuruza sinzi, abapfubuzi bakunda kubavuga, abantu bitera ibiyobyabwenge, buriya nabo bakagombye gufata iyo miti kugira ngo ibarinde. Iyo miti rero umuntu ayifata ubuzima bwe igihe akiri muri icyo kintu. Rero ni ukuvuga ngo bamwe ni mbere y'uko habayeho exposition niyo PrEP, noneho na PEP ni nyuma ya exposition. Ubwo PEP ifatwa gute? Ubwo ifatwa buri munsi, PrEP yo ifatwa gute? Ego, ni ukuvuga ngo PEP ya post exposure tuyifata mu gihe cy'iminsi 28. Umuntu tuyihaye ayifata ubwo buri munsi, ariko mu gihe cy'iminsi 28. Hanyuma akazongera agakoresha control akareba uko ahagaze kuri HIV. Noneho PrEP yo nk'uko nabivuze umuntu ayifata mu gihe akiri muri icyo gikorwa. Natanze urugero ku ndaya, niba akiri muri icyo gikorwa cy'uburaya atarakivamo, iyo miti azayifata muri icyo gihe cyose. Iriya PEP hari igihe umuntu aba atagomba kurenza kugira atangiye kuyifata nyuma yo kugira ya exposure? Yego. Ubundi biteganijwe ko nibura utarenza amasaha 72 utaratangira gufata uwo muti. Ubwo yarengeje ntacyo byaba bikimwe? Uyarengeje umuti ntabwo tuwuguha, cyakoze tukugira inama, ariko icyizere nyine cyo kuba wakurinda kiba cyabaye gikeya hakurikijwe ubushakashatsi bwakozwe. Dusoza, nize nama mugira by'umwihariko urubyiruko kuri ubu numva ko rwose ngo sida itakinahangayikishije? Icyo nabasha kubwira urubyiruko, icya mbere bakwiye kumenya uko bahagaze. Iyo umenya uko uhagaze umenya uko witwara. Ikindi cya kabiri, bakwiye guhindura imico ibajyana mu biyobyabwenge cyane, kubera ko akenshi bandura virusi itera sida bagiye mu biyobyabwenge kuko bakora imibonano mpuzabitsina mu buryo batateguye, batateganije. Kujya mu ibigare bagendamo, hari igihe bahura n'abakoresha ibiyobyabwenge, babitera inshinge, ukaba wakwiyanduza ukoresheje urushinge rwa mugenzi wawe, yewe se ukishora mu mibonano mpuzabitsina nyine idakingiye, bigatuma ejo hawe hazaza hangirika. Rero turasaba urubyiruko yuko rukwiye kwirinda kandi rukipimisha hakiri kare. Baba bafite n'ikibazo baratugana tukabafasha, hanyuma ubuzima bukagenda neza. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Nibyo rero bijyanye na virusi itera sida twaguteguriye muri iki kiganiro. Ariko niba wifuza gusobanukirwa biruseho kuri iyi ngingo ndetse n'andi makuru ku buzima bw'imyororokere, ndagushishikariza guhamagara umurongo wa telefone utishyuzwa 811, ni ukuvuga 8011 w'umuryango Réseau des Femmes. Hari abakozi biteguye kukwakirana yombi. Ubuzima bw'imyororokere, amakuru yizewe, amahitamo nyayo. Uyu niwo musozo w'ikiganiro cyacu hitamo cyo kuri uyu munsi. Ndagushimiye twabanye kandi nizere ko wungutse ubumenyi buzagufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Amakuru yizewe, amahitamo meza. Njye gutegura iki kiganiro nkanakikugezaho nitwa Innocent Habumugisha, Mr. Buzima. Mugire ubuzima buzima.
agakingirizo njye ntabwo nagakoresha sida bahinduye nk'indi ndwara nk'izindi ngo reka ntabwo kica. iyo baza kunganiriza ku bijyanye n'ukwezi k'umugore ntabwo ntari kubasha gutwanira rwose. umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere. Hitamo ni ikiganiro kigufasha kugira amahitamo meza ku buzima bw'imyororokere. Hitamo isoko y'amakuru yizewe ku buzima bw'imyororokere. Ikiganiro Hitamo mukigezwaho ku bufatanye n'umuryango nyarwanda utari uwa leta Raison des Femmes ndetse n'umuryango w'abanyakanada Lami.